Yes, twagarutse ku ishuri rero ngo ikaze kuri The Bridge TV. Aha ni hamwe tuza tukigira amasomo y'ubuzima agiye atandukanye, inama z'ubuzima zidufasha gutera imbere, twigira ku bandi. Ngira ngo murabizi yuko kwiga ni ukwigana kandi kwiga ni uguhozaho, niyo mpamvu buri munsi tubyuka tukaza, tukiga, tukaza tukamenya ese ni iki wakwiyungura, cyane ko buri munsi aba ari ugufayitinga tukareba uko ibintu bimeze. Cyane ko nanone bavuga yuko buriya ubuzima ni nk'urugendo rutarangira ahora ugenda buri munsi. Bivuze ngo rero iyo ukiri muzima, iyo ugihumeka, uba ukiri kuri rwa rutonde rw'abagenewe ibyiza ndetse n'ibibi. Akaba ariyo mpamvu duhora dufayitinga nyine kugira ngo byibuze ibyo byiza tuba tugenewe bibe byinshi kurusha bya bibi nyine biba bidupangiye. Murabizi nyine ku isi ntabwo wabura guca mu bibi ndetse n'ibyiza. Tuba tugerageza nyine kwiga amayeri kugira ngo tubicemo kigabo tumeze neza cyane, hanyuma nyine n'ibyiza bizaze bisanga tubyiteguye. Hanyuma rero icyo ngusaba ni kimwe, niba utarakora subscribe akaba ari ubwa mbere ugeze hano, ari ubwa mbere ubonye video zacu, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze twagure iki kiraro kiduhuza n'amasomo, inama z'ubuzima, amakuru aba ari hirya no hino, by'umwihariko adufasha kugira icyo twiyungura nk'ubumenyi, ndetse n'ibiganiro bigamije kutwubaka ndetse no kutwungura ubumenyi bwatugeza kure, kandi bukaba bwanadufasha kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye. Yaba uri umujene rero, cyangwa uri umugabo, cyangwa uri umukecuru, cyangwa uri umwana akaba ugeze aha ngaha, ari ubwa mbere uba ugomba guhita ukora subscribe kugira ngo dukomeze twubake iki kiraro, kubera yuko abantu benshi baba bakeneye amasomo agiye atandukanye, bakeneye amagambo abasubizamo imbaraga ndetse n'intege kugira ngo bakomeze bafayitinge. Buri munsi ni ukurwana, ubundi baravuga ngo umunyantege nke ahita agwa, nyine kuri iyi si niko bimeze. Hanyuma rero ibiganiro byo biba ari byinshi, by'umwihariko nyine bitwigisha ndetse bikanaduhugurira ibintu by'ubwenge bidufasha gutera imbere. Uyu munsi rero nje kugira ngo twice umurozi. Iyo titire urumva ikarishye iremereye, ariko buri wese agira umurozi we, buri wese agira icyo yita umurozi. Ubivuga neza aravuga ngo buri Yesu buriya aba ahagaze Yuda we, buri Yesu afite Yuda we umurwanya. Niyo mpamvu no ku isi, umuntu wese uri ku isi ugihumeka ushaka gutera imbere muzima, kabone niyo waba utari muzima ariko ugihumeka umwuka w'abazima, waba urwaye, waba ufite ubumuga, waba umeze gute, ntabwo wagira wabura umuntu ukugendaho ushaka ko nyine akurwanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uwo muntu rero ashobora kuba ari we wita umurozi, ushobora kuba ari we wita Yuda wawe. Gusa none aha ngaha icyo nje kugira ngo turebe, ese ninde ukuroga? Ninde murozi wawe ubundi utuma udatera imbere? Ninde murozi utuma abantu bakubona bakabona ibintu ntubishoboye? Ninde murozi nawe ubwawe ugeraho ukavuga ngo nanjye kuko nta kintu nshoboye, reka ibi bintu mbyihorere nkomeze niyicarire, bikageraho abantu bose bakubona nkaho nta kintu ushoboye, nyine wamaze gutakarizwa icyizere muri sosiyete nyarwanda, aho utuye nta muntu ukikumva, ugasanga nawe ubwawe utangiye kwiburira icyizere mu buzima. Kandi buriya iyo wabuze icyizere, buriya wabura ibintu byose kuri iyi si, wabura inshuti, wabura ibyo kurya umunsi umwe ugasonza ukabyihanganira, wabura umubyeyi ukihangana kuko bibaho, ye wabura umuvandimwe, wabura buri kimwe. Ariko iyo bigezeho wowe ubwawe wibura utakifite, aba ari ibintu bikomeye cyane, kuko nyine uba warangiye. Niyo handi bavuga ngo umuntu araguye birarangiye. Niyo mpamvu rero tuba dukeneye ikintu kidusubizamo imbaraga, kitwigisha, kandi nawe ubwawe ukumva yuko nyine wifite, wiyizi kandi uzi n'icyo ukeneye. Akaba ariyo mpamvu nyine twasizeho iyi The Bridge TV kugira ngo tujye dukomeza tuganire ibiganiro bigiye bitandukanye, biduhugure kandi bitwigishe n'iby'ubwenge, by'umwihariko abajene cyane cyane niyo mba mbwira, kuko hano hanze ngira ngo murabizi ko ibintu bikomeye, yaba ari kuvuga ko akazi kabuze, yaba ari kuvuga yuko ibintu byabaye danje, uri kurangiza kwiga ibintu bikagorana, ariko baba bakiri icyizere ndetse n'imbaraga zo kugira ngo dukomeze dufayitinge, turebe ese ni iki twakora, aho kugira ngo dukomeze duhere mu marira yo kuvuga ngo ibintu byaranze. Kuko buriya bavuga yuko iyo wiyetuyeho ikintu cyane birangira kinakubayeho. Iyi ni The Bridge TV rero, ni ya soko iduhuza n'amakuru, amasomo, inama za buri munsi, ibiganiro biduhugura ndetse bikanatwungura ubumenyi bugiye butandukanye. Naha ngaho uba wahageze, kora subscribe niba ari ubwa mbere uhageze, dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Hanyuma rero nababwiye ko uyu munsi tugiye kwica umurozi. Mbere na mbere, nababwiye ngo buri wese afite umurozi we umuroga, ndetse unamukurikirana, bigatuma ibyo yakagombye kuba ageraho, uko bakagombye kuba bamufata muri sosiyete siko bamufata, kubera ko aka kanya hari ikintu kimuzitira, aricyo turi kwita umurozi. Banza rero wice umurozi. Tugeze ku rwego rwo gushaka abaturoze. Niba uri gushaka amafaranga bikanga, niba uri kugenda hirya no hino ugakora buri kimwe ariko n'undi ukabona stili ntabwo bari kukumva, ugeze kuri rwa rwego nyine rwo kubanza gushaka ese ninde wakuruze. Uwo muntu rero nkeka yuko abenshi turamuhuje, ubumuzi
ubu ushobora kuba watangiye gutekereza mama wanyu, anko, muka data wawe, cyangwa na nyogokuru wawe, cyangwa n'undi muntu wo muri famiye, cyangwa n'indi nshuti yanyu, umuntu wo hirya wundi ntazi, ariko abarozi twe tugiye kwica ni abarozi bameze gutyo. Urabona mu buzima bwacu twese tugira ikintu kituzitira, yaba ingeso, yaba ari ikintu uterwa na bagenzi bawe nk'ikigare, yaba kuba nta kintu ushoboye wiga wenda ntibikunde, nubwo bavuga ko kuri iyi si nta muntu udafite icyo ashoboye, ari uko nyine hari igihe uba utarakivumbura, ariko byanze bikunze buri wese aba afite ikintu ashoboye kuri iyi si. Hanyuma rero tugiye kureba ubundi ingingo wakagombye kugenderaho kugira ngo wice umurozi ukuroga, cyangwa umurozi ukurimo, cyangwa umwuka ukugendamo buri gihe uhora ukubuza kuba wakora ibintu bizima nawe ugatera imbere. Ikintu cya mbere tugiye kubanza kwica, buri wese ku giti cye kuri iyi si agira ingeso ze mbi zishobora kumubera umurozi ku giti cye. Ushobora kuvuga ngo wenda ingeso, ushobora kuba uvuga ngo ngewe ingeso ngira yonyine ni ukuba wenda nkunda kuryamira, ntabwo iyo ngeso wenda ngo yatuma ntatera imbere, cyangwa ntabwo nayifata nk'umurozi kuri njye. Gusa nk'urugero rw'ingeso zikomeye zikunda kudusubiza inyuma twareba duhuriyeho za rusange, atari ukuvuga ngo ni ibintu biri pirive, kuko wenda niba iri pirive nawe uraza kumva izo ngeso tugiye kwica cyangwa abarozi tugiye kwica, nawe uraza kwitekerezaho, cyane ko kwitekerezaho buriya ni ingenzi. Witekerezeho urebe ese ubundi niba bavuze ziriya ngeso tugiye kwica, ngewe izo mfite zanjye ziri pirive abantu batazi nizi, hanyuma nawe uze kwirera nyine utangire uzice, kuko tugiye kubanza twice umurozi. Uko tuzajya dukurikiranya amasomo ni ukugira ngo dukore impinduka za buri munsi, turebe ko hari icyo byadufasha, kandi bizagikora kubera yuko nta kintu gikora ngo kibure gutanga rezilita cyangwa kibure gutanga umusaruro, uba mubi cyangwa ukaba mwiza, ariko tuba tuwutegereje. Hanyuma ingeso ya mbere dushobora kwica, niba uri umujene cyangwa undi muntu ushaka gutera imbere, ukabona byibuze mu byo ukora wanakoze pe, kuko barabavuga yuko ukoresha imbaraga nyinshi ushaka ibintu, ariko nanone wabigeraho kubirinda bikagusaba izindi mbaraga zirenze izo wakoresheje uri kubishakisha. Ingeso ya mbere ni umuntu ubona asubizwa inyuma n'inzoga cyangwa ibiyobyabwenge muri rusange. Icyo kintu wenda uraza kubyumva uvuge ngo abantu bose bakize cyangwa bafite amafaranga ntabwo ari uko batanywa inzoga, ariko agira ngo nkubwire ngo niba wo ubona inzoga zigusubiza inyuma, ukabona ibiyobyabwenge ufata bigusubiza inyuma, ugacekinga ukabona koko ibyo bintu nibyo bigusubiza inyuma nyine, bitewe n'uburyo bikoramo, bitewe n'uburyo bikubuza kujya mu kazi kawe, wanyweye wasinze mu gitondo kubera amahangova, bikubujije kujya mu kazi, bikubujije gukora gahunda wari ufite zari no kuzakugirira akamaro k'igihe cyawe cyose, icyo gihe niho tuvuga ngo uwo muntu ni umurozi kuri wowe. Niba ari umurozi kuri wowe rero tangira umwice aka kanya. Uvuga ngo iminsi 5 yonyine ibihagije kugira ngo utekereze ku kintu uhite ugifatira umwanzuro, yewe n'itanu ntabwo yageraho bitewe nyine n'umuntu wari we, bitewe n'uburyo afite imbaraga muri ibyo bintu, n'iminsi 3 wabitekereza ugahita ubikosora bikarangira. Ikindi kintu cyane cyane ubwo ni mu bajene, gusa n'abakuru barabikora, ushaka kuba ufite ingeso cyangwa umurozi bita ubusambanyi, by'umwihariko mu bajene ubwo reka bari wo tuvuga. Ni ukuvuga ngo ari igihe uba wapanze gahunda n'umuntu, akakubwira ati wenda ejo duhure dukora ibi n'ibi, uzi ko binagufitiye inyungu, ariko still ukaba ukiri wa muntu uvuga ngo ntabwo umwana yaba yampangishije, ntabwo boyfriend wanjye yaba yampangishije, girlfriend, ntabwo uwo dusanzwe tugirana imishyikirano runaka mu buryo utamenya yaba yampangishije ngo njye muri ibyo bintu. Na mbere ubuzima ni buto, yego ubuzima ni buto, ariko buriya baravuga ngo uwo ubuzima butarakanda ngo ubone umunsi umwe kubereye imyaka nka 50, buriya nibwo uhita umenya ko ubuzima ahubwo buriya ari burebure, kuko buri ubuzima buba butoya nyine ubaho, igihe kikagira nyine Imana ikaguhamagara ukitahira, ariko ubuzima buriya ubayemo mu bushari nibwo umenya ko ubuzima ahubwo ari burebure kurusha uko twebwe tubizi. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo ubuzima ni butoya, jya ubanza utekereze ese ni butoya, bw'ubwo butoya bwo ndi kubukoramo iki, kuko hari igihe bukubera burebure, hari igihe umunota umwe ukubera amasaha 15 ukumva ibintu byagoranye. Ikintu cy'ubusambanyi rero cyane cyane mu bajene, niba uzi yuko ari Yuda kuri wowe, niba uzi ko ari we murozi, agira ngo nyine ushobora kubigabanya, cyane ko ingeso akenshi ntabwo wahita uvuga ngo ndabiretse burundu, gusa hari n'abo bishobokera nubwo atari benshi. Rero ushobora kwitekereza ugafata akanya ugapanga ibintu byawe, ukavuga ati ibi bintu mbaye imberetse kubera ko mbona ari cyo bimbuza, mbona hari amahirwe menshi bimbuza, mbona binjagaraza abantu bakamfata uko ntari, ugatekereza nyine nawe uri umuntu mukuru ukabireka. Ikindi kintu cya gatatu, hari ukuntu urubyiruko akenshi rusigaye rushinzwe ikintu bita agasuzuguro, ikintu cyo kwiyemera,
ikintu cyo kumva yuko ngo muri hayi, kandi mu by'ukuri urubyiruko dukeneye amaboko y'abantu kugira ngo dutere imbere, kuko urabona u Rwanda rwa kera cyangwa isi ya kera ukuntu yari ibayeho ku buryo nyine hariho abantu bazi yuko gufasha umuntu ari nk'inshingano zabo, atari ukuvuga ngo ni kwa kundi ngo kura amaboko mu mufuka ngo ugende ukore, ngo ngwino ujye ku kiyede, ngo ngwino ujye kwirirwa utunda amabuye muri karitsiye, ngwino ujye kwirirwa ubumba amatafari, ngwino ujye gukora ibi n'ibi ibi n'ibi. Bo bumvaga yuko niba umuntu ageze mu myaka runaka bakagombye kumuha ukuboko kwabo, hanyuma akatangira ubuzima bwe. Ariko ubu ngubu igihe tugezemo cyangwa u Rwanda tugezemo ni rwa Rwanda nyine wowe ukivuka ubuzima bwonyine aba ari igishoro. Noneho usanga iyo ubwo buzima bwawe utabutwaye neza, usanga ubwo buzima bukubereye nk'igihano kuri wowe, ukabamo mu buzima bimeze nk'igihano Imana yaguhaye, n'ubufate nyine nk'impano ishobora kuba yaraguhaye. Kandi n'ubundi bavuga yuko ubuzima iyo ubufite uri muzima niyo mana ya danje, nicyo gishoro uba ufite Imana yaguhaye. Rero iyo abantu bari kugushinja agasuzuguro cyangwa bari kugushinja ko uri intakoreka, ufite disipurine nkeya, n'ahandi nyine ubuzima butangira kukubera igihano, kumva ubayeho nyine ku mibare idafatika, kumva ubayeho wagira ngo abantu barakwanze cyangwa nyine barakuroza, ariko wabitekereza neza ugasanga umurozi wa nyawe nyine nako gasuzuguro cyangwa imyitwarire mibi wifitemo. Indi ngingo ya kabiri ni kugabanya gukora ibitagufitiye akamaro. Aka kantu ndagira ngo tuze kugatindaho, kuko wenda ushobora kutakumvaho nk'uko mugenzi wawe ari bukumve cyangwa nanjye nk'uko nakumvishe, ariko uraza kumva aribyo urabitekerezaho, kubera yuko iki kintu cyo kuvuga ngo kugabanya gukora ibitagufitiye akamaro twese abajene turakigira. Ni urugero, ngiye mfashe umwanya wanjye, ndavuze ngo mfite amasaha 2, ngiye kureba video game cyangwa ngiye gukora ibintu bitandukanye nyine bituma nishima. Urugero nko kureba amafilime, kuba wenda nakina imiziki, kuba nagirana agakungu na bagenzi banjye tukajya mu bintu bigiye bitandukanye bidufasha kwidagadura. Ariko nyine impamvu babivuze gutyo, ntabwo waba muri ubu buzima ibyo utabikora, gusa bihe limit. Nivuga ngo bihe limit nyine ngo ibigira nkaho ari ibintu bikugize cyangwa ubibuze, wahomba, wakumva uri wenyine, wakumva depression yatangiye kukuzamukana, ahubwo wowe wanyawe uvuge ngo ese ibi bintu ubundi iyo ndi gukora akazi kanjye mbikora byagenze gute. As hobby ushobora kubikora nyine mu buryo bwo kugira ngo wishime, mu buryo bwo kugira ngo wigarure nyine mu buzima busanzwe nk'ubwande baba barimo, cyane ko nyine ibi bintu tubikora kugira ngo bituruhure mu mutwe. Ariko si uri kuruhuka mu mutwe wakoze iki? Wakagombye kumenya ngo ubundi ibi bintu byakagombye gukorwa ryari, ni nyuma y'akazi, ni imbere y'akazi, ni ndi kuruhuka saa sita ngiye muri pause ni ryari. Ariko nyine umwanya wawe wose ntuwufatire ngo ushyire mu bintu by'umwihariko bigushimisha. Kandi mu by'ukuri usanga rimwe na rimwe ikintu kinababaje, ibyo bintu ufataho umwanya usa nkaho uri kwishimisha, ari ibintu bishimishije nyine abantu baba babikora, usanga bo babikora nk'akazi kabo bibahemba. Ugasanga niba uri kumva indirimbo, wumvisha indirimbo amasaha 5, nyamara uwo muntu wenda yarayikoze yamwinjirije amafaranga, niko kazi ke. Nicyo rero ibi bintu niba bigushimisha, byo bikora nyine nyuma y'akazi, ubiha umwanya muto yakurushaho nyine wahaye akazi kawe gakorwe ukubahe, nyuma nyine ibintu bize kuza nyuma y'akazi. Kuko usanga ngiyewe nza abakinnyi 80 ba Paris Saint-Germain, yaba abasimbura, yaba ari abaki, yaba ari abo baguze, yaba ari ababanzamo, bose ndabazi. Aho ugasanga wenda nk'izina ry'umuntu wo mu miryango wanjye ushobora kumumbaza akambaza ati uno muntu uramuzi? Ati ndamubona ariko ntabwo nzi amazina ye yose. Ibyo bintu urumva n'ubundi n'andi bagiye gutatira uba ukunda ibintu bindi biri ku ruhande kukurusha, ko watangiye kwiyanga. Uba ugomba rero kubanza kumenya izawe kugira ngo umenye n'icyo ugombwa nyine, kugira ngo wisubireho, kugira ngo umenye icyo bigusaba, kugira ngo nawe nyine wavanse utere intambwe muri rwa rugero nawe wifuza kuba wageramo. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu cyangwa ingingo ya gatatu, utangire gukora impinduka mu buzima. Buri ibintu byose nyine bibaho kubera ko hari ikintu cyahindutse. Hari nk'ukuntu ugera ahantu wari usanzwe uhazi, nk'urugero abantu bari bazi Kigali mu mwaka wenda w'1950. Icyo gihe umuntu wari uzi Kigali ukuntu yari imeze, agarutse mu Rwanda mu mwaka wa 2026, ushobora kumwereka Kigali agahita avuga ati oya ndi kurota, ibintu ntago bibaho. Ni iki? Kubera yuko harahindutse, hari impinduka, hari ukuntu hari hameze imbere, still ubu ngubu harahindutse nyine ku buryo ushobora kuhareba nyine ukikanga. Rero buri munsi ugendeye ku tuntu dutoya, tangira gukora impinduka. Impinduka wazikora gute?
reba dufite channel, twashinze channel ya The Bridge TV igiye kugicaho amasomo agiye atandukanye y'ubuzima, inama z'ubuzima n'ibiganiro by'abandi. Mu minsi iri imbere tuzatangira no gutumira abantu bafite ibitekerezo batugezaho bakatugira inama, tuze tuganire, utangire wiyigishe bigendeye ku biganiro. Ushobora kuba udakunda gusoma ibitabo ariko ukunda kumva, ukunda gusikororinga amavideo, uciye nko kuri video nk'iyi ngiyi irimo ibintu by'amasomo turi kwiga, uratambutse ahubwo ugiye kureba bya bindi nyine by'amafuti byose bituma nyine unakora za ngeso mbi haruguru twavugaga zirimo iz'ubusambanyi cyangwa iz'amayoga. Uri kureba bagenzi bawe bameze neza ku mbuga nkoranyambaga, nyamara twamaze kubona yuko ku mbuga nkoranyambaga buriya ni ubundi buzima bwa kabiri. Ushobora kuba umuntu umubona akora ku mbuga nkoranyambaga, nyamara muramutse muhuye ushobora kwikanga cyangwa ukavuga ati barantubure. Niyo mpamvu rero tangira wigishe, urebe ibiganiro bikwigisha ndetse binaguhugura, ube wasoma ibitabo ku bantu babishoboye, ukore siporo, wubaka umubiri, wiyiteho. Ibyo binatanga n'icyizere nyine cy'uko wumva yuko nawe uri umuntu cyangwa nyine hari icyo wakwifasha, atari ngombwa ngo wirirwe wayagaye uri mu biki, bagenzi bawe mwagiye mu house party, mwagiye mu mapusini koga. Ibyo byose urabikora ariko nyine utekereza ngo ese ndi kubikora ninjije iki, ndi kubikora mbere yaho nungutse iki, ese nyuma ibi ngibi ubundi wakagombye gutekereza ibi bintu mba ndi kuzereramo, ndamutse ngize nk'impanuka hakagira ikintu mba gituma nyine ntazongera kujya mu kazi kanjye, byazagenda gute? Uvuga ngo wowe ushobora kuba ukoze ahantu imyaka wenda 5 n'urugero, ariko mu by'ukuri ushobora kurwara ukajya kuguza inshuti yawe 5,000 byo kujya kwa muganga, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo wowe wakagombye gutekereza ibi bintu nkora cyangwa akazi kanjye nkora, ejo karamutse gahagaze cyangwa nkagira impanuka zituma ntagakora, byagenda bite? Wakora iki? Wafashwa n'iki? Wizigamye iki? Niyo mpamvu rero tuba dukwiye kumenya ese ni izihe ngaruka dushobora guhura nazo, ese ni gute twazikemura. Ikindi kintu cya gatatu, irinde kuboneka cyangwa kugaragara ahantu hose bitari ngombwa gusanga urandagaye, uri kuboneka kurusha uko bagukeneye. Icyo kintu nacyo gisigaye gisa nkaho gitakariza abantu icyizere, kandi buriya iyo umuntu yagiye kugutakariza icyizere ni wowe ukurikira, ni wowe ugiye gukurikira wo kukitakariza. Ubwo rero irinde kuboneka ahantu hose, niyo waba unakenewe ariko ujye ureba nyine, jya ushyira ku munzani urebe igikenewe kurusha ikindi, uvuge ngo ese ahantu nubwo bantumiye ngomba kujyayo, ese ni ibiki nari gukora muri uriya mwanya nari kuba nagiyeyo. Yewe ukanasanga kenshi nta nubwo ari ibintu by'ingenzi bagutumiriye, ni ibintu by'amafuti cyane yuko abajene turaziranye, nta bintu byadange tuba turimo iyo turi guhamaganana cyangwa turi gutumirana, uba usanga ari utuntu nyine turi aho ngaho, akenshi tunadusubiza inyuma. Ariko kwa kundi kuvuga ngo depression, ngo bagenzi banjye ngo barambona ute, ngo batansiga, ngo bagusiga hehe, we banza wiyiteho umenye ngo ikintu ukeneye ni igiki, ibindi bizaza nyuma. Cyane ko iyo bavuze ngo nyine iyo umuntu akize baraza, nta muntu ukira ngo abure inshuti, nta muntu ugira icyo ageraho ngo abure inshuti, nta n'umuntu ubona ibiryo ngo abure abo babisangira. Ahubwo nyine iyo utabifite biragoye kubona abaguhamagara ngo uze musangire. Rero iyo ubifite abo musangira bo baraboneka cyane. Niyo mpamvu rero ugomba kwimenya, ukamenya se n'icyo ukeneye, ukamenya se no kubera iki ngomba kwima abantu umwanya wanjye rimwe na rimwe wakoresha mu nyungu zanjye. Ikindi kandi nyine unafite famiye ugerageza kuyegera ukayiganiriza iyo bishoboka. Ikindi ukanasenga, nicyo kintu cya nyuma nabifuriza kuba byizera, kuko hari abantu usanga nyine gusenga aba ari ibisazi, ariko nyine ku muntu ubyemera gusenga ni ingenzi, kuko nyine bituma bikugaruramo imbaraga ndetse n'icyizere, ugakomeza nyine ugatekereza ko hari ubishinzwe, hari ushinzwe ubuzima bwawe, wakagombye kuburagiza. N'umuntu yanakubabaza cyangwa umuntu yakubera Yuda ukamuragiza Imana, kuko ku isi n'ubundi turi kuhatambuka, ariko tuhatambuke kigabo. Icyo ngusaba rero ni ugukora subscribe, gukomeza kubaka iki kiraro ni ingenzi, kuko kizajya kiduhuza n'amasomo agiye atandukanye, inama za buri munsi zigamije kutwubaka, kuduhugura ndetse no kuduha ubumenyi bugiye butandukanye budufasha kuhavansa no kwiteza imbere. Niba utarakora subscribe yikore, usharinge bagenzi bawe kugira ngo dukomeze twubake iki kiraro. Ikindi gitekerezo cya muri comment section bifunguye, ugende utere comment utubwire uko ibintu bibona, cyangwa niba hari n'ikindi uvuga yuko wenda cyangwa utekereza yuko twazaganiraho ubutaha, wacyandika muri comment, ubutaha tukazaza tureba uko ibintu bimeze. Twige kandi kwiga no kwihangana, ugahozaho ukigana n'abandi. Niyo mpamvu buri munsi rero ibiganiro bizajya bicaho hano, ukaba uri maso ukareba icyagiyeho, ukareba icyo cyagufasha, ugasharinga bagenzi bawe, ukora like, subscribe ni nyambere ibikenewe. Dukomeze twagura iki kiraro. Ngende Kivu West rero ndabashimiye, ni The Bridge TV, ibiganiro nakagaruka ndabashimiye. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.